n'u Rwanda nirutera iyo ntambwe rudufashe rushyireho itegeko ribangamira umutinganyi, umwuka w'ubutinganyi, ko wahabwa intebe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ugahabwa umugisha. Mu by'ukuri Karidinali Kambanda yabaye rero nkavuga ngo jye nifatanije na Kiliziya Gatolika n'abandi bashumba, nimuze mukomeze twamagana uyu mwuka, kuko ni umwuka uri gusatira kurimbuka kw'isi. Ariko abantu babiri, abantu batatu, abantu bane bapfukamye bagasenga, bapfukamye bakabwiriza ubutumwa kw'ingamba z'uburyo bwo gusoma Bibiliya no kumenya icyo Imana ivuga mu Itangiriro ibice 2 uhereye ku murongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Ntabwo Imana yavuze ngo reka muremere umugabo mugenzi we, ntabwo Imana yavuze ngo reka muremere umugore mugenzi we, yaravuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye, ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ngo nicyo gituma ngo umuntu ngazasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Shuti mwarubyiruko mwe, ni mwahanini birimo biturukaho. Ntago nzi ubwo buryohe mwumva mu bakobwa bagenzi banyu, ntago nzi iyo enjoyment iri mu bagabo umugabo ku wundi. Abwire ko Imana y'Abanyarwanda ni Imana itabangikanywa. Imana y'Abanyarwanda ni Imana y'ubumwe, ni Imana itavangura, ni Imana idashyigikiye ibinyuranye n'amahame ya Bibiliya, ibinyuranye no kuza k'umucunguzi. Reka ngushimire kandi nkwifuriza umugisha w'Imana, we wahisemo kubana natwe kuri Tabarwa TV. Wagize neza kandi ukaba waributse gukora sabone ndetse na like, kaburi n'uwa mbere ugerageza kugenda ufata icyo kiganiro ukagisharinga abandi, ubudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni Profete Olivier rero, cyangwa se mumenyereye ku izina rya Padiri. Nejejwe no kubana namwe kandi mbifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2024. Mana itugire neza cyane. Ndashima Imana ko Imana itugiriye neza, ikaba yongeye kuduha kurama, ariko kandi dukomeza gutangaza inkuru nziza y'agakiza, inkuru nziza ya Yesu. Imana itugirire neza cyane. Reka nibura dufata umwanya dusenga Imana, hanyuma twinjire mu butumwa Imana yadushize ku mutima. Imana itugire neza cyane. Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uri inshuti nziza, umufasha mwiza utabura kuboneka mu byago no makuba. Tugushimiye ko uri Imana ibana natwe umunsi kundi, tukaba tugeze ku uyu munsi dushima izina ryawe, duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemera rero uzubane natwe, kandi ubwiza bwawe n'amahoro yawe bikomeze bibane natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ikomeze bampera umugisha, mwewe mukomeza kubana natwe. Ndagira ngo tuganire, ariko cyane cyane tugaruka ku nkuru imaze iminsi irimo gusakara hano mu gihugu cy'u Rwanda, ivuga ko Papa wa Kiliziya Gatolika yaba yatanze itegeko ko
abatinganyi bakwiriye guhabwa umugisha, bakwiriye guhabwa isakaramento ryo gushyingirwa. Mu by'ukuri ni ibintu byacerenjinze abakristo, abantu barebera hafi gospel byarabacanze. Baravuze ati noneho iyi si turimo tuganamo ni iyihe? Ese ubukristo turimo kwinjiramo ni ubuhe? Mu by'ukuri ibi bintu byose murimo kugenda mubona by'intambara, ibintu by'ubutinganyi, ibintu byo kwikunda, ibintu by'ubwicanyi mu miryango, ibintu mbese mugenda mubona biri kugenda bitandukanye, indwara z'ibyorezo n'ibindi. Musomye Bibiliya neza murasanga ari ibintu byahanuwe kera, ibintu byahanuwe mu myaka myinshi cyane birimo kugenda bisohora. Rero ntabwo ari umwanya wo kubireberera ngo mubone bisohora, ahubwo nge navuga ngo ni umwanya wo gusenya uwo mwuka, wo gusenga twirukana uwo mwuka, umwuka uwo nguwo nyine wahanuwe mu bihe bibanziriza imperuka. Mboneraho n'umwanya wo gushimira umushumba mukuru wa kiliziya hano mu Rwanda, Karidinali Kambanda, wahise utera intambwe ikomeye yo guhumuriza abakristo ndetse no gusaba inkunga y'amasengesho byihuse mu nyandiko yanditse, yasinyweho n'abepiskopi ba hano mu Rwanda bose. Ni ikintu gikomeye, ahari abakristo ba Kiliziya Gatolika bari biteze ko Karidinali Kambanda agiye gutangaza ko bikwiriye kubahwa, bikwiriye gushingirwaho, bikemerwa, uko gutanga k'umugisha ko batinganyi kugahabwa agaciro. Ariko niho handi ngarutse mvuga ngo abantu mucira imanza Kiliziya, abapadiri, abantu bihaye Imana. Umunyarwanda yaravuze ngo umukobwa abumwe agatukisha bose. Mu by'ukuri Karidinali Kambanda yabaye yabaye umukristo cyangwa se yabaye umukozi w'Imana uhamye, yabaye umushumba, yahagaze mu bushumba bwe, aravuga ngo twe nka Kiliziya Gatolika ntabwo twemera ubutinganyi, nta nubwo twemera no kuhesha umugisha kw'abahuje ibitsina, ahubwo ni ngombwa kugira ngo abemerewe umugisha babe ari abantu bashobora kuba babana, bakagura umuryango, bakabona urubyaro. Ndetse n'abepiskopi bakorana nabo bahagarana nawe, baravuga ati rwose turabyemeye, tubihakanye twivuye inyuma, ntabwo twemeye guhesha umugisha ko batinganyi, ntabwo twemere gutanga umugisha ku batinganyi, ndetse no gutanga umugisha no kuba tafitiye uburenganzira mu guhabwa umugisha. Ni ibintu rero, ni ikintu gikomeye cyo gushimira Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ndetse na Angilikani yabihakanye yivuye inyuma, n'andi madini n'amatorero yo mu Rwanda yagerageje guhakana icyo kintu cyo kubana ko bahuje ibitsina. Ni ikintu rero kigaragaza ko u Rwanda ruracyizera Imana nyamana, ruracyatsimbaraye ku muco w'ubukristo, ruracyatsimbaraye ku mahame y'ijambo ry'Imana nyakuri, ndetse no mu kugendera mu mahame y'Imana uko ari. Imana itugire neza cyane. Rero nubwo bimeze bityo,
nubwo Karidinali Kambanda ahamagarira abakristo gusengera kiliziya, n'andi madini yari akwiriye gutera intambwe, agatera intambwe mu buryo bwo gusenga, si ugusengera kiliziya gusa, ahubwo ni no gusengera itorero muri rusange. Hifuza ko rero mu cyifuzo cyanjye nk'umushumba ko hakabayeho konseri ihuriyeho n'abashumba b'amadini n'amatorero na kiliziya, tugasenga twamagana umwuka w'ubutinganyi nk'abanyarwanda, tukahurira muri stade tugacyaha uwo mwuka, kuko hatabayeho kuwucyaha ndetse no kubigaragariza mu buryo bw'ubutumwa busesuye, twazire turuva. Nta wamenya politike y'igihugu ishobora kuvuga ngo ni uburenganzira bwa muntu. Kumva nta gitangaje ko mwajya kumva mu nteko ishinga amategeko bararitoye, batoye itegeko ryo kuvuga ngo ubutinganyi bwubahwe, abatinganyi bahabwe uburenganzira bwabo. Kiliziya Gatolika abaye uwa mbere yo kwamagana ubutinganyi, ariko ni na byiza na leta y'u Rwanda ikwiriye gufatana y'umwanya ikavuga bati nk'itegeko nshinga ry'u Rwanda turacyahagaze, turacyatsimbaraye ko umugore akwiriye kubana n'umugabo, umugabo akabana n'umugore. Ibyo bigakomeza bigashumangirwa mu buryo bwo kugira ngo twirinde umwuka w'ubutinganyi ushobora kuba wanaheshwa umugisha na guverinoma cyangwa se inteko ishinga amategeko. Tugize amahirwe Kiliziya Gatolika irabyamaganye, ariko ni na byiza ngo n'inteko ishinga amategeko nayo ikomeze ishyireho akayo, ikomeze yamagane uwo mwuka. Ko tuzi Munyarwanda yaravuze ngo Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Byaba bibabaje rero umwuka w'ubutinganyi ko wahabwa intebe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ugahabwa umugisha. Ndifuza ko rero abantu badukurikiye hano kuri Tabarwa TV, ndagira ngo mbabwire ko Imana y'Abanyarwanda ni Imana itabangikanywa. Imana y'Abanyarwanda ni Imana y'ubumwe, ni Imana itavangura, ni Imana idashyigikiye ibinyuranye n'amahame ya Bibiliya, ibinyuranye no kuza k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Rero biraboneka ko ibi bintu murimo mugenda mubona birimo bigenda byaduka. Naratangaye ejo bundi ndi muri siporo, ngiye nkuranda umushumba kandi nkunda siporo, nayo ndimo ndakora siporo n'abandi bantu. Niho naboneye ko no mu Rwanda harimo kugenda habaho ubutinganyi buri kugenda buzamuka bufata indi ntebe. Umugabo arandeba arambwira ngo ya ngo wakigabo uri cyiza, ngo ufite iminwa myiza, ngo urareba ngo nk'inyana yo mu ruhongore. Byananiye kwiyumanganya, ndamubwira ni toka katika jina la Yesu, umbona gute ndi mwiza? Aha turi gukora siporo nta bagore uhabona, nta mugore mwashakanye ubona ngo abe ari ujya kubwira ubwiza nge ndi mwiza gute? Umugabo ufite ubwanwa nkawe uranyita mwiza, uravuga ngo ndinye, urankubita umutomo ngo meze nk'inyana yo mu ruhongore. Ndagira ngo mbabwire ngo bavuga butumwa
bashumba b'amadini n'amatorero, nitwunge mu ijambo ry'inama y'abepiskopi mu Rwanda ya Kiliziya Gatolika, twamagana umwuka w'ubutinganyi ndetse tuwirukane, tuwutsembe, kandi n'inteko ishinga amategeko ikomeze ishiremo imbaraga, kuko mfite ubwoba ko dushobora kwisanga iryo tegeko ryemerera abatinganyi ko rigomba kwitwa uburenganzira bwa muntu. Kandi ntimubyite ibintu bidashoboka ko byaba. Arega mujye mutinya umwuka uba warafashe isi, kandi umenye ng'abana bacu bari kwiga muri za Amerika, bari kwiga muri za Canada. Abangabo batuzaniye ubutinganyi hano mu Rwanda ni abanyeshuri bacu bari kwiga za Buraya, bari kwiga hirya no hino, nibo bari kuzana uwo mwuka. Rero ni ibintu byo kugira ngo iki kiganiro ngikoze kugira ngo nibura nk'umuntu nkurikiye, nk'umuntu uri murandeba, amenye ngo isi irugarijwe. Ibihe by'imperuka ntago mvuga ngo ngo bigiye kudusatira, ahubwo byaradusatiriye. Igisigaye ni ugufata kw'ingamba z'uburyo bwo gusoma Bibiliya no kumenya icyo Imana ivuga mu Itangiriro ibice 2 uhereye ku murongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Ntabwo Imana yavuze ngo reka muremere umugabo mugenzi we, ntabwo Imana yavuze ngo reka muremere umugore mugenzi we, yaravuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye, ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ngo nicyo gituma ngo umuntu ngazasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Shuti mwarubyiruko mwe, ni mwahanini birimo biturukaho. Ntago nzi ubwo buryohe mwumva mu bakobwa bagenzi banyu, ntago nzi iyo enjoyment iri mu bagabo umugabo ku wundi, ntago nzi ibyo byishimo iyo wife, ntago numva ahantu muyikura. Ko nugutatira ikijambo ry'Imana rivuga, nugutatira umurongo wa Bibiliya, nugutatira ikimana yakuremeye. Nuko Imana yakuremye, nimba Imana yakuremanye igitsina cy'umugabo, kuvuga ngo yakuremye ngo ube umuterankunga w'umugore, havemo umusaruro wo kugira ngo habeho kororoka, nkuko Imana yavuze ngo nimugende mwororoke ngo mwuzure isi. Nico Imana yategetse. Rero nkavuga ngo je nifatanije na Kiliziya Gatolika n'abandi bashumba, nimuze mukomeze twamagana uyu mwuka, kuko ni umwuka uri gusatira kurimbuka kw'isi. Ariko abantu 2, abantu 3, abantu 4 bapfukamye bagasenga, bapfukamye bakabwiriza ubutumwa, bapfukamye bakabwira Imana, bakagaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, dushobora kugira amahirwe mu Rwanda nk'ayo dusanzwe tugira, tukabona uwo mwuka uracogoye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntago rero ndi butinde, ahubwo bwari ubutumwa bwo kuburira inshuti n'abavandimwe tubana kuri Tabarwa TV. Nkomeza gushimira ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, intambwe bwateye. Ntago byoroshye papa kumuvuguruza. Papa ni perezida w'isi yose, perezida wa Kiliziya Gatolika ku isi, harimo n'inzego za politiki, akaba n'umuyobozi wa perezida ku isi, kugira ngo atange itegeko. Rero wumve Kiliziya y'u Rwanda na Kiliziya ya Uganda bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo twe twamaganye ubutinganyi. Nakunze
perezida wa Uganda Museveni naramukunze cyane, we yatanze itegeko aravuga ngo umuntu bazafata yatinganye ntibazamufate ngo bamushyire muri prison gusa, ahubwo bazamushyira ahantu ab'intangarugero yuko igihugu cya Uganda kitazigera cyemera ubutinganyi, kitazigera cyemera kubana n'umuntu winjiza ubutinganyi cyangwa se ukeneye gukora ubutinganyi. Ubutinganyi mu gihugu cya Uganda bingana nk'umuntu bingana kandebera bingana nk'ikira mu Rwanda bamagana cyane, bingana nka kokoyi ni iki kiriya kiyobyabwenge, bingana nk'urumogi. Mu gihugu cya Uganda itegeko rihambiriye riziritse rikanyaze ni iryerekeranye n'umwuka w'ubutinganyi. Rero n'u Rwanda ni rutera iyo ntambwe rudufashe rushyireho itegeko ribangamira umutinganyi n'uwari we wese ugaragaza ibimenyetso byo gutingana. Nkuriye washakaga kunyereka ibimenyetso byo kuntingana, ndakuvumye kwa cinara Yesu. Imana itugire neza cyane. Ndifuza ko Banyarwanda nshuti zidukurikira hirya no hino ku isi mukomeze musome Bibiliya, musenge Imana, mutumbire Kristo, ariko nanone mugendere mu mahame uko ari muri Bibiliya, n'iki Imana yategetse ku mugore, n'iki Imana yategetse ku mugabo. Imana ibahereza umugisha. Nakagaruka muragenda mubitwereka kuri komenti, mutwandikire mutubwire namwe mutanga inkunga y'ibitekerezo byanyu, nimba mubona koko bikwiriye ko abatinganyi bahabwa umugisha, bahabwa intebe mu byandike. Ariko nanone nimba mubona bidakwiriye, wirebe ikiganiro gusa ngo usige utanditse komenti itanga umusanzu wawe kw'iki kiganiro. Imana riduhana umugisha. Mbonereho umwanya wo kwifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2024 uzabera umwaka w'umugisha, umwaka w'amahoro, umwaka wo kororoka, umwaka wo kubaho mutekereza neza, mwaguka muri business, mwaguka mu miryango yanyu, murushaho kugwiza imbaraga zo kubaha Imana no kugarukira Imana. Shalom shalom shalom.